ubwo urumva iwabo n'umuhungu nabo bahise bavuga ati ibi bintu birakomeye cyane, ese bigenze bite, ese ko aribwo twateganyaga ko aribwo turi bwaze gufata irembo, ibi bintu turabivuga he, turabigenza dute? Urumva nabo byabaye confused kuri bo, kuko byabaye ikibazo gikomeye cyane hagati y'impande zombi, kuko byarabatunguye, byabaye ibintu bitunguranye. Uyu mwana w'umukobwa rero yakomeje kuremba, aho byasaga nkaho yaje kugera n'ahantu ajya muri koma. Mbese bose bisa nkaho bibayobeye. Abaganga bakoresha ibishoboka byose ngo babashe kuba bamwitaho, barebe ko bamugarura mu buzima mere neza, ariko birayoberana, yaba mu baganga yaba mu bari kumwitaho, hose birayoberana. Impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje. Mwiriho neza mwe mwese mukurikiranye Buganza TV aho muri hose hirya no hino, yaba abari muri Amerika, abari mu birwa byo muri se, ndetse n'abajya badukurikirana bari hirya mu bihugu by'Abarabu, mu Buhinde, ndetse n'abandi mwese mukurikirana Buganza TV, yaba mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse no mu rundi rurimi tugenda tubagezaho. Abari mu Burundi mudukurikiranye, baravandimwe bari mu Burundi badukurikirana, naho tubashe kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye, bo banadukurikirana mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Turabasuhuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mbanje rero kubwira abari mu bitaro ko bakomeza kwihangana. Uyu munsi bari mu bitaro, ariko wenda ejo buzacya bongere bagire agahenge, babeho mu buzima buzima. Ndetse n'abagize ibyago kandi mukomeze kwihangana, kuko uyu munsi uba uri muzima, ejo Imana ikakwisubiza. Tubaje rero kubahumuriza kandi tubaha ijambo ry'ihumure, tubabwira ko Uwiteka ari we mugenga wa byose, kandi ni nawe ucira inzira abafite ibibazo. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane, ni inkuru itugezeho none mu bakurikiranye Buganza TV. Rero nuko tubabwira ko uyu munsi ari inkuru y'akababaro, none tugiye kubagezaho inkuru y'incamugongo. Benshi rero bakomeje kubacitsa ururondogoro ku mwana w'umukobwa wagize ikibazo gikomeye cyane. Inkuru y'akababaro rero itugezeho uyu munsi hano mu karere ka Rwamagana, ni inkuru y'incamugongo itugezeho, aho umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20-21, dore ko yari yararangije amashuri ye yisumbuye ateganya gukomeza aya kaminuza. Uyu mwana w'umukobwa rero akaba yakoraga akazi ko gutunganya imisatsi, cyangwa se ibyo twakita ngo ni hair dressing, aho yakoraga mu mujyi wa Rwamagana, niho yakoraga ibijyanye no gutunganya imisatsi. Akari akazi kageragezaga kuba kamutunga, ndetse kakaba kamukoreraga byinshi bitandukanye kuri we. Nibyo koko rero ni inkuru y'incamugongo yatugejejeho, cyangwa se yumvikanye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 25 z'ukwa mbere 2025, aho hashyira ku isaha ya saa 2 z'ijoro nibwo inkuru yamenyekanye, aribwo babashije kuba bayitangaza. Nibyo koko ni inkuru y'incamugongo yumvikanye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 25 z'ukwa mbere 2025, ahashyira isaha 2 z'ijoro nibwo hamenyekanye iyi nkuru y'incamugongo. Uwitonze Daria yitabye Imana, aho yari mu bitaro by'i Rwamagana, cyangwa se mu bitaro bikuru by'i Rwamagana, niho yitabiye Imana, aho abaganga bageragezaga kuba bamwitaho bitewe n'uko yari yahuye n'ikibazo gitunguranye, akaba yahuye n'uburwayi butunguranye. Benshi bavugaga ati se ibi ni ibiki? Benshi baribaza se uyu mwana w'umukobwa yaba yazize iki? Nibyo rero tugiye kubasesengura, ndetse tunababwire byinshi kuri uno mwana, ndetse n'icyatumye yitaba Imana, kandi yari umukobwa ukiri muto uri mu myaka 20-21. Urumva ni inkuru y'agahinda kandi iteye akababaro. Ararutse
inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo. rero uribaza ngo uyu mwana yazize iki? uribaza ngo uwitonze Dariya yaba yapfuye azize iki? yaba yishwe n'iki? ni benshi bari kwibaza ese ibi byose birimo biragenda bite? ese ni gute yaba yitabye Imana kandi yari yabyutse ari muzima? ni inkuru rero y'incamugongo. ni agahinda gakomeye cyane ku bamuzi, ni agahinda gakomeye cyane ku muryango we, tunaboneraho kubwira umuryango we kwihangana kuko ni ibintu bitumvikana. benshi nta nubwo bari bamenya neza icyaba cyamwishe cyangwa se niba koko yaba yavuye mu mubiri nk'uko byatangajwe. ariko reka tubavire imuzi n'imuzingo, tubabwire icyaba cyishe uyu mwana ndetse tunababwire impamvu yaba yapfuye nyirizina, kuko dore ko benshi batari basobanukirwa neza iby'uyu mwana. uribaza rero ngo byagenze bite? uwitonze Dariya wavukiye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, mu kagari ka Sibagire, aho ni mu mudugudu wa Bacyoro. uyu mwana w'umukobwa rero bivugwa yuko kuwa gatanu aribwo bakoze inama y'umuryango, aho bavugaga ati kuwa gatandatu hazaba ikirori. ikirori rero cyari kuba rero ni ikihe? hari kuba ikirori cyo kumusaba cyangwa se gufata irembo. ubwo rero aho bari baganiriye benshi, abana b'abakobwa bari bamushyigikiye, bari gutegura bavuga bati kuwa gatandatu ni ikirori, umwana w'umukobwa azasabwa, ndetse bivugwa yuko ashobora nabwo bari guteganya ko bazanamukwa. rero nibwo byabaye, barategura ibintu bigenda neza, gusa nta kibazo na kimwe yari afite, nta burwayi, ntago yari afite ikibazo cy'umutwe, ntiyatakaga umutwe, ntiyatakaga mu nda. mbese yari umwana w'umukobwa nyine ubona yuko nawe bimushimishije, ari gufatanya n'abandi gutegura ikirori cyiwe cyo gutegura ubukwe. kuwa gatandatu rero nibwo babyutse biteguye, bashinga amatente nk'uko byari byiteguye yuko mu kirori cye bari bwaze kuba bamufatira irembo. ababyeyi nabo bashyashyanye, ibintu bimeze neza, nta kibazo kiri kuvugwa, ndetse dore ko nawe yabyutse ameze neza. bivuga yuko rero uyu mwana w'umukobwa byageze mu masaha y'uko igikorwa kigiye nyirizina kiri bwaze kuba, abantu batetse, abantu barimo baritegura kuba ikirori cyatangira ndetse kigatangizwa, nibwo uyu mwana uwitonze Dariya yaje gufatwa n'uburwayi butunguranye. bagira ngo ni ibintu bisanzwe, wenda byuvuga ati wenda umugeni ashobora kuba wenda afite ubwoba, ashobora kuba ari ikibazo nyine cyoroheje kiri aho ngaho. uko amasaha yakomeje kwicuma nibwo yakomeje kugira ikibazo, nyine akomeza kugira ibibazo, abona arushijeho kuremba. ni nabwo umuryango wafashe umwanzuro avuga ati nimuhagarike umukwe, nyine ntibaze kuza, ntibaze kwirushya baza, dore ko byari bitangiye gukomera. barangije barababuza, baravuga bati umugeni ararwaye bikomeye cyane, tugize ikibazo gikomeye, ahise arwara araremba. nibwo bahise rero bafata umwanzuro wo kumwerekeza mu bitaro by'i Rwamagana kugira ngo babashe kugira ngo bamwiteho, namera neza bazasubukure igikorwa, natamera neza nabwo bategereza igihe azamerera neza. ubwo urumva iwabo n'umuhungu nabo bahise bavuga ati ibi bintu birakomeye cyane,
ese bigenze bite, ese ko aribwo twateganyaga ko aribwo turi bwaze gufata irembo, ibi bintu turabivuga he, turabigenza dute? Urumva nabo byabaye confused kuri bo, kuko byabaye ikibazo gikomeye cyane hagati y'impande zombi, kuko byarabatunguye, byabaye ibintu bitunguranye. Uyu mwana w'umukobwa rero yakomeje kuremba, aho byasaga nkaho yaje kugera n'ahantu ajya muri koma. Mbese bose bisa nkaho bibayobeye. Abaganga bakoresha ibishoboka byose ngo babashe kuba bamwitaho, barebe ko bamugarura mu buzima amere neza, ariko birayoberana, yaba mu baganga yaba mu bari kumwitaho, hose birayoberana. Nibwo rero ku isaha ya 2 byaje kumenyekana yuko umwana w'umukobwa atakiri mu mubiri, atakiri mu magara. Mbese byabaye ikibazo gikomeye cyane. Ni inkuru yabaye incamugongo ku bana biganye, ni inkuru yabaye incamugongo ku bamuzi, ni inkuru yabaye incamugongo ku muryango we by'umwihariko, ndetse no ku muryango witeguraga kumukwa cyangwa se bakamusaba bakamujyana mu rugo. Urumva rero ni inkuru yababaje cyane, yababaje benshi. Ni inkuru mbese byateye agahinda, kuko benshi barimo baravuga ati ni ibi, abenshi bakavuga ati ni ibi, ariko amakuru dukesha kuba mu muryango wiwe nuko byabaye nk'agisida, muri make byabaye nk'agisida, kuko byabaye bitunguranye, afatwa bitunguranye, ahita ajyanwa kwa muganga. Kugeza n'uno munsi ntago bariyumvisha neza ko Uwitonze Daria yaba yavuye mu mubiri, kuko nyine ntago biri kumvikana. Nawe uri kunyumva, uri gukurikirana inkuru ya Buganza TV, ntago byumvikana neza ko umwana yaba yabyutse ari muzima, bikagera amasaha yo kwitegura akiri muzima, mbese ukajya kubona ukabona ahise arwara, ararembye, arakomerejwe, ndetse uwo munsi agahita ava mu buzima. Ni inkuru y'incamugongo rero tubwira abanyarwanda, niba mugira ibirori bikomeye gutya, mugiye mutegura ibirori, mujye mubanza mushishoze, mwitonde, mubanze murebe niba koko nta kibazo gihari. Benshi barimo baravuga ati ashobora kuba yarozwe, abandi bagashobora kuvuga ati ese bimeze bite, n'ubwoba, ese yarasanzwe afite ikibazo. Nta kibazo yari afite, ahubwo ntago twari twamenya neza amakuru yimbitse, ntago turamenya autopsy wenda icyo zaba zamukoreye, wenda ko hari ikindi kibazo yari afite, ahubwo ni ikibazo cyatunguranye. Rero ndihanganisha abamuzi, ndihanganisha abana biganye, ndihanganisha umuryango we, ndihanganisha inshuti ze. Hari inshuti ze babaga baziranye, mwese turabihanganishije, kandi mukomere. Biragoye kumva ino nkuru, ariko mukomere cyane. Ku isi ni urugamba. Uyu munsi urabyuka uri muzima, ejo ukumva ngo wagiye, urabyuka uri muzima ukumva ngo warembye, ariko ni ugusaba Imana ngo ikomeze itworohereze, ikomeze iduhe kwihangana, iduhe umutima ukomeye, kuko ibi bintu birakomeye cyane. Rero iyi nkuru turababwira ngo tuzabakomereza, tubakurikiranira amakuru, tuzaba tuhabaye mu gihe cyo gushyingura, tuzaba tubahaye mu gihe mu mihango yose yo gushyingura, tuzayibakurikiranira. Amakuru dufite nuko bazashyingura ku wa 2, nibwo bazashyingura ku irimbi ryo kwa Murenzi, nibwo bazashyingura. Mwe mwese abari bamuzi n'abatamuzi bumva ko bibakoze ku mutima, mwagerageza mukaza kubafata mu mugongo abasigaye, ndetse tukabasha kuba twamuherekeza amahoro, kandi mukomeza kumusabira ku Mana ngo imuhe iruhuko ridashira. Nge rero wabibagezagaho nitwa P wanyu, nkuko mukomeje kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga, yaba kuri TikTok nitwa Director P, ndetse kuri YouTube ni F1 TV cyangwa se Buganza TV. Niho mushobora gukura amakuru yizewe, amakuru yanonosowe. Reka rero inkuru yacu tuyicumbikira ahangaha, nakagaruka. Mwari kumwe na P wanyu, Istra Vista, Imana imuhe iruhuko ridashira. Ciao. Ararutse
inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya